Imana ishimwe. None ni itariki ya 22 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2023 ku mwaka usanzwe. None kandi ni umunsi wa 52 w'umwaka w'imbabazi z'Imana, ariko ndavuga ku rurabo rwiza rwo mu butayu. Imana idufashe cyane. Murabizi ko Imana yampishuriye amabanga yatuma tugira ubuzima bwiza. Imana idufashe cyane. Imana iduhishurira amabanga. Burya reka mbaho urugero ku bantu batunze simukadi ifite mobile money. Uramutse utunze simukadi ifite mobile money, hanyuma ukibagirwa umubare w'ibanga, nubwo yaba iriho amafaranga angana iki, nubwo yaba ari menshi, ntacyo yakumarira kubera kutamenya umubare w'ibanga. Icyo usigara urwana nacyo ni ukushaka umubare w'ibanga, ukawumenya, ukawibuka, kugira ngo ubikuze ya mafaranga. N'ubundi kutamenya amabanga agize ubuzima bwiza ni nko kwibagirwa umubare w'ibanga wa mobile money yawe. Imana idufashe tuwumenye kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwiza twishimiye. None ku munsi wa 52 w'umwaka w'imbabazi z'Imana ku rurabo rwo mu butayu, birumvikana ni ibanga rya 6 ni ugukora ibyo wowe wishimira. Imana idufashe cyane. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza, baho ubuzima bwiza ariko ukora ibyo wowe wishimira, atari ibyo abantu bishimira. Ubuzima bwiza bwawe uzabugira igihe ukora ibintu wumva ukunda kandi wishimira, atari ibyo abandi bakunda ngo wowe ubikore kubera ko babikunda, cyangwa ngo ubikore ushaka kunezeza abandi bantu. Imana igufashe ntuzagwe muri uwo mutego. Kunezeza abantu, ubundi umutima wawe ntabwo ari ikibanza cy'undi muntu ngo akoreremo ibyo ashaka, ashyiremo ibyo ashaka ngo kugira ngo anezerwe. Icyo gihe iyo umuhaye umutima wawe kugira ngo ube ikibanza cy'undi muntu, bituma wa mutima wawe, wa muntu akugira imbata, akakugira imbata kubera ko wowe ibyo ukora ni ibimushimisha, ariko wowe bitagushimisha. Niba ushaka kubaho ubuzima bwiza, haranira kubaho ukora ibyo ushima, ukunda, niho uzagira ubuzima bwiza. Abantu nibabikunda, nawe wabikunze ni byiza, ariko nubikunda abandi bakabyanga, nta kibazo gihari. Igihe uhamanya n'umutima wawe, ugahamanya n'ubwenge bwawe, ugahamanya n'Imana yabuguhaye, yuko icyo kintu cyishimira kandi kigufitiye akamaro, abandi nubwo batagikunda, Imana ihimbazwe cyane. Iyo usomye mu Migani 29 n'umurongo wa 25, ubona ko handitse ngo kushaka kunezeza abantu bigusha mu mutego. Ntuzagwe muri uwo mutego wo kunezeza abantu. Umuntu nta kintu wabona wakora kugira ngo anezerwe. Imana idufashe. Ubundi hanezerwa uwari bunezerwe, n'ubundi utari bunezerwe niyo wakora iki ntabwo yanezerwa. Kora ibikunejeje, hanyuma wa muntu nawe anezerwe, kandi natananezerwa ariko nibura uba wakoze ibikunezeza, niba wifuza kugira ubuzima bwiza. Imana idufashe. Hari igihe ushobora gukora ikintu kubera gutinya, ugatinya amaso y'abantu, ariko Yesaya yaranditse mu bice 51 n'umurongo wa 12, avuga ngo yewe muntu urinde utinya umuntu kandi azapfa, ngo ameze nk'ubwatsi, ngo izuba rikava bukuma. Imana idufashe. Ngo ameze nk'igicu kibuditse mu kirere, ngo ndetse wakitegereza ukabona gifite imvura nyinshi kirakaye, ngo ugatangira guhangayika ngo irasenya cyangwa iraza kwica abantu, ngo ariko wahumbya gato, wakebuka, ugasanga cya gicu nta kigihari. Ngo niko n'umugome amera. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Imana itwiteho. Imana idusobanurire ibi bintu.
iyo usomye mu kuva igice cya mbere n'umurongo wa 15 tubona kugeza kuri 22 tubona amakuru y'umugabo ukomeye w'igihangange witwa Farawo. Tubona n'amakuru y'ababyaza b'abaheburayo kazi Shifura na Puwa. Farawo yabahaye itegeko ryo kwica abana b'abahungu b'Abisirayeli, ariko abana b'abakobwa Shifura na Puwa ntibigeze bareba igitinyiro cya Farawo, ntibigeze bareba icyubahiro cya Farawo, ntibigeze bita ko Farawo ashobora kubagirira nabi, ahubwo ntibamutinya, ahubwo bubaha Imana, ngo barokora abana b'abahungu bariho bavuka. Muri ko kurokoka harokokamo na Mose wabacunguye. Imana idufashe. Farawo yabasabye raporo, abaza ati icyo nabasabye mwagikoze. Bamuhaye raporo itari mu kuri, ariko imbere y'Imana bari bafite ukuri, kuko bubahirije itegeko ry'Imana rivuga ngo ntukice. Nshuti yanjye, jya ukora ibyo ukunda. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza, jya ukora ibyo wishimira, uhamanya n'Imana yuko ibyo bintu ari ukuri. Ntuzategereze yuko abantu babyemera, ntuzategereze yuko abantu babikunda, ntuzategereze yuko abantu babyemera babishaka, kubera ko nubitegereza ntacyo uzakora, kandi uzaba utanze umutima wawe ngo uhinduke umurima, ngo uhinduke ikibanza bagomba guteramo ibyo bashaka. Ariko umutima wawe urinde kuruta ibindi byose birindwa. Imana ibaha umugisha. Niba wifuza kugira ubuzima bwiza, jya ukora ibyo ushima, jya ukora ibyo ushaka, uhamanyije n'Imana. Ibindi byose abantu babishima batabishima, ariko ukora ibyo ushima uhamanije n'Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.